Umugabo wahetse impyisi. Umunsi umwe umugabo yagiye mu ishyamba ahatega umutego agira ngo inyamaswa iza kugwamo ayirye. Niyo umutego asubiye kureba asanga impyisi ariyo yaguyemo, amaso yatukuye, amenyo yashinyitse. Impyisi imubonye iramutakira iti, wowe karama we, ntabara unkure muri uyu mutego maze umbwire icyo nzakugororera. Umugabo arayibwira ati, none ngukuyemwo ntiwakwiruka ukancika? Impyisi iramusubiza iti, nta mbaraga nkifite zo kugucika, dore amajanja yanjye yagagaye kubera imbeho yo muri iri joro yandayeho. Umugabo arayibwira ati, ariko ingororano ushobora kumpa ni iyihe? Impyisi iramusubiza iti, ngira ngo icyoroshye ni uko wanjyana iwawe nkajya nkurindira urugo ndeba ko nta bajura bancaho ngo bakwibe. Umugabo ati, ndabyemeye. Nuko impyisi arayitegura, amaze kuyikuramo ati, hogi tugende. Impyisi iramubwira iti, dore nagagaye amajanja, nshyira mu bitugu nyikorere maze unjyane. Umugabo arayikorera arayitahana. Ageze mu nzira ahura n'undi mugabo aramubaza ati, uzi icyo wikoreye wa mugabo? Undi aramusubiza ati, mpetse umugaragu wanjye urwaye. Umugabo aramubwira ati, ko nduzi ari bihehe yabaye umugaragu wawe ryari? Impyisi ibaza wa mugabo uyihetse iti, uwo muntu agize ngo iki? Uwo mugabo arayisubiza ati, agize ngo mpetse bihehe izandya. Impyisi iramubwira iti, urajya ukenga icyo rubanda ivuga? Umugabo arayibwira ati, ndumva amaze kunanirwa, jya hasi wigenze. Impyisi iramusubiza iti, uretse nkonjonjoke ngo ukonjonjore. Igihe bagisigana, imbeba yari munsi y'inzira ibumvira ababaza iti, mbese murapfa iki mwa bagabo? Impyisi isubiza imbeba iti, uyu mugabo ni umunyarugomo, yanteze umutego nkugwamo, imbeho ya nijoro irangagaza, nanirwa kugenda. Amaze kunkura mu mutego arampeka ngo anjyane iwe kumpaka, none aragira ngo anshyire hasi nigenze kandi ntarakonjora. Ubanza yamenye ko ninkonjoka mukonjonjora. Imbeba irababwira iti, nta bagabo bo gupfa ubusa, mujye kunyereka uwo mutego mbona uko mbakiza. Imbeba n'impyisi na nyiri umutego baragenda, bageze aho wa mutego uri, imbeba ibwira wa mugabo iti, ongera utege uriya mutego ndore uko ubigenza. Umugabo amaze kuwutega, imbeba ibwira impyisi iti, nawe wa mpyisi we, genda ushyire ijosi muri uriya mutego ndebe uko wari wagufasha. Impyisi imaze gukandagira ku mutego, uyifata mu ijosi, urayishibukana, amaso aratukura, amenyo arayashinyika. Imbeba iriyamira iti, urubanza urarwikemuriye, icyo uzi ni ubusambo, naho ubwenge buragatabwa. Nyiri umutego abibonye atyo abwira imbeba ati, iyi mburagasano nkijije nzakugororera iki? Imbeba iti, mbere y'uko ngororera banza wicire ishyano. Wa mugabo afata umuhoro yari yitwaje, atemagura iyo mpyisi arayyica. Arangije wa mutego arongera arawutega, ategereje indi nyamaswa yazawugwamo. Ibyo birangiye abaza ya mbeba ati, ukurora nakugororera iki? Imbeba iramusubiza iti, nshyira muri urwo ruhago rwawe maze unjyane iwawe twibanire. Umugabo ayishyira muri urwo ruhago arayitahana. Ayigejeje mu nzu akajya yigaburira, nayo ikajya yitorera ibyandagaye byose. Imbeba imaze kujya mu nzu no kurya igahaga, ibyara abana benshi, irororoka cyane. Abana bayo buzura inzu, batangira no kurya ibyo mu nzu nk'imitemeri y'inkongoro, inkanda z'abagore n'ibindi byinshi. Nuko wa mugabo wazanye ya mbeba ati, urubyaro rwayo rumaze kundembya. Atangira kwicuza icyo yakoze ati, imbeba yankijije impyisi, ariko nayo urubyaro rwayo rurananiye, rurajagata hose mu nzu, rurarya ibintu byose, ruranjujubije. Ahasigaye imbeba ngiye kuzirukana mu nzu yanjye, dutandukane burundu. Impyisi izira ubusambo bwayo. Kera kose impyisi yaziranaga n'abantu, aho inyuze bakayiha induru ngo bihehe yateye. Umunsi umwe ijya ibwami kubaza ikizira, igeze yiravunyisha. Umwami ati, iryo shyano se rije hano kugira rite? Arongera ati, imuyinjize numva ibyo ivuga. Impyisi igeze imbere y'umwami irapfukama, koma yombi ibwira umwami iti, gahorana Imana mwami w'u Rwanda, ni wowe nyiri iki gihugu, ingabo zawe ziranzira, aho nyoze hose zimpa induru, none ndagira ngo umbarize icyo nzira. Umwami arayisubiza ati, numva ngo uzira ubusambo bwawe, amatungo magufi yose warayamaze mu gihugu. Impyisi iti, nyagasani, urwo ni urubwa rwa rubanda. Umwami arayisubiza ati, niba bakubeshyera ngiye kukugerageza mbyirorere. Nuko umwami ategeka ko bayihambira mu ruhanga umurizo w'intama ukivirana amaraso, maze ejo bundi uzagaruke hano ungarukanira icyo gisembesembe, nzakubwira icyo rubanda ikuziza. Nuko impyisi bayambika igisembesembe ku ruhanga, isezera umwami irataha. Igiti irimukaho, itangira kumva amaraso y'igisembesembe ayimaruka ku mazuru no ku munwa. Nuko itangira kugenda iyamiraza. Bitinze iricara irigata cya gisembesembe. Ibyo kukirigata birangiye iti, ntacyo nkera, ndabizi urubwa rwa rubanda nta kizarubuza. Nuko cya gisembe iritondera kirya irakimara. Imaze kurya icyo gisembesembe yumva gusubira ibwami birangiye, yiyemeza kwishakira ubundi buzima. Nuko impyisi iratekereza iti, abantu dupfa ko ndya amatungo yabo, none kuva ubu ngiye kureka kurya inyama, nige kurya ibitunga abantu. Nimbimenyera ubwo ntacyo nzaba ngipfa n'abantu.
ntibazongera kumbona ngo bakomere induru. Ikuvira aho rero agenda ifata isuka ihinga umurima w'uburo, bumaze kwera irabugesa irabusya, ifu yabwo iwuvugamo umutsima nuko irarya. Itamiye isanga umutsima usa nk'urimwo umusenyi, igize ngo imire birayinanira irawucira iti iyi ndyo y'abantu irananiye. Bukeye ijya mu gisambu gusoroma utuboga yibwira iti utuboga turoroshye ntitunanira kutumira nk'umutsima. Nuko iragenda irasoroma irateka irarya, za mboga zikigera mu nda zirayitumbisha ziyicamwo zirayihita. Impyisi yibonye iti n'ubundi nirenganyaga, akaboga k'inyama niko kangwa neza. Kimara kuvuga ibyo yigira inama yo gusuhuka ishaka icyayitunga. Impyisi iragenda igira ibumbogo ihura n'umushumba w'inyambo z'umwami, iramubwira iti niriwe ubusa nje kukwihambaho ntituri bukiranuke. Umushumba ati niba ushaka ibyo kurya ngwino nkwereka aho biri, naho ngewe nushaka kunsagarira turarwana dukizwe na mbuga. Umushumba yijya imbere no mu mpinga y'umusozi ayereka umubande uteranyiwemo n'amahene menshi. Nuko impyisi irasutama iti kariya gasekurume ndagakaraba nkagira itama rimwe, naho kariya kabuguma nkikuze. Igiye kumva yumva induru iravuga ngo dore bihehe bihekura ababyeyi yaduteye. Abahinzi bari mu murima bafata amasuka n'imihini baza biruka barayica. Nuko impyisi buri iki cyayikiza ibwami no muri rubanda izize ubusambo bwayo, sijye wahera hahera bihehe. Impyisi yashatse kurongora inzobe. Umunsi umwe impyisi yagiye ku rufunzo kwishakira ikirya, ihageze isanga abakobwa beza b'inyamaswa yitwa inzobe. Ibakubise amaso irishima cyane iti naje nshaka utwondya none niboneye abana beza kandi ntibakincitse. Aho itahiye ibwira se na nyina iti nabonye abakobwa beza mu ishyamba murajye kubansabiramwo umugeni. Ise arayibwira ati ninde wakubwiye ko dushyingirana n'inzobe? Uyobeye ko abageni bacu tubakura mu mpyisi zene wacu? Iyo mpyisi ishaka umugeni yungamo iti nabonye abakobwa beza baruta zene wacu nibo nshaka gusa. Ise abyumvise ati abana b'ubu ntibagishoboka, umuco w'abakurambere barawutaye. Nuko se ati nzapfa kujyayo ubwo bintegetse. Nuko hashize iminsi iyo mpyisi se ireba izindi ziyiherekeza, nuko zirikora zijya iwabo w'abakobwa. Zigezeho ziravunyisha barazinjiza baziha ibyicaro. Impyisi nkuru iraterura iti ubundi impyisi n'inzobe ntidusanzwe duhana abageni, ariko umuhungu wanjye yahuye n'abakobwa bo muri uru rugo arabakunda, araza arambwira ngo atababonyemo umugeni ibyo gushaka yabizinukwa. Yungamo ati ibyo uko tudasanzwe dushyingira nabyo ntacyo bigitwaye kuko amajyambere yaje akazana ubusabane mu nyamaswa zose. Nuko umukuru mu nzobe ziteraniye aho arabasubiza ati kuko abakobwa beza turabafite kandi kubashyingira ntitubyanze, ariko dufite abakobwa benshi, none uwo mushaka muri abo ni uwuhe? Ya mpyisi ishaka umugeni yari yaherekeje se, nuko iramwongorera iti umukobwa nshaka nuriye ufite ikibibi ku itama n'utubere dushinze n'amaguru meza nk'ay'inyana y'umutavu. Nuko ya nzobe isabwa umugeni irasubiza iti kuko uwo mukobwa ndamufite kandi ndamubemereye, mutahe rero muzagaruka gutebutsa munzaniye n'inkwano. Impyisi zimaze gutaha inzobe zisubiraho ziti turashyingira ziriya mpyisi tube duhumanye, naho kuvuga ko amajyambere yakuyeho kirazira ayo nama yari zidushyiraho. Ubwo se impyisi irongoye inzobe abana bazo baza ari bwoko ki? Indi nzobe nkuru iravuga iti ziriya mpyisi turazima umugeni zizaturye. Indi nzobe iravuga iti ntitwiteranye na ziriya mpyisi, tuzemerera umugeni ariko umunsi w'ubukwe tuzazihenda ubwenge tubwice. Inzobe zose ziti iyo ni inama ya kigabo turayemeye. Hashize iminsi impyisi ziragaruka gutebutsa no gutanga inkwano. Abasangwa barazakira, inkwano barazishimira. Hanyuma babwira abakwe bati igisigaye ni uko umukwe yazaza gutahira. Impyisi zimaze gutaha inzobe zibaza ya yindi yazigiriye inama yo gutanga umugeni ngo zititeranya n'impyisi ziti duhishuriye ya mayeri wadukinze, bizagenda bite kugira ngo dutange umugeni ku rurimi kandi mu by'ukuri tudafite umugambi wo kumwohereza mu mpyisi? Iyo nzobe ya mayeri ibwira izindi iti mwese uko muri hano buri wese nagenda dushakira ihene azayituzaniye ku munsi impyisi izatuzaniraho umukwe aje gutahira. Ubukwe buraye buri bube muzazana izo hene, zimwe tuzazibaga inyama zazo tuzimanike mu nzu y'ubukwe kugira ngo zizahumurire impyisi, izindi hene tuzazizirike mu kiraro aho impyisi zizaba zizirora igihe zizaba ziriho zivuga imisango. Impyisi ziherekeje umukwe nizimara kwicara zihumurirwa n'inyama kandi zireba ihene imbere yazo, nizishobora kunesha amerwe yazo ntizigire icyo zikora tuzemere tuzishyingire. Nimuhumura ariko ndabizi ntizizabishobora. Umunsi wo guherekeza umukwe igeze, impyisi ziza kwa sebukwe w'umukwe. Zihageze zisanga bazisasiye ibirago baziteguriye n'ibyo kunywa. Nuko imisango itangiye umukwe mukuru abwira umusangwa mukuru ati muragahorana Imana mwabagabo mwe, twabasabye umugeni muramuduha, none
dore umukwe wanyu aje gutahira. Impyisi zayiherekejeho gutega amatwi iyo misango, zimwe zari zikanuriye cya kiraro kiziritsemo ihene, izindi zariho zishoreza umwuka w'inyama zimanitse muri iyo nzu. Umukwe mukuru arangiza kuvuga ijambo nawe yatangiye guteshaguzwa. Abasangwa bamaze kubona iyo myifatire y'impyisi zatwawe n'amerwe, aho kumva ijambo ryabazanye batangira kuryana inzara baseka. Nuko impyisi nkuru iti, ntararangiza kuvuga ijambo ryanjye no kumva igisubizo cy'umusangwa mukuru, hari icyo ngira ngo mbanze nibarize ariko ntimunseke. Inzobe ziti, tuguteze amatwi. Impyisi iti, ziriya nyama ni iz'inka cyangwa ni iz'ihene? Inzobe zisubiza ziseka ziti, ni iz'ihene. Bimaze akanya indi mpyisi irabaza iti, amagambo si ugutaruka, iriya hene y'igihuga n'iy'umukara zipfana iki? Inzobe zirayisubiza ziti, gihuga ni nyina wa musheru. Bigeze aho impyisi nkuru ibwira abasangwa iti, mumbabarire ngiye hanze kwihagarika. Igisohoka irembuza zene wayo zirayikurikira. Zigeze hanze irazibwira iti, umva basha, bagira inama ya kigabo, iby'ubukwe nimuze tubireke dusubire mu nzu twitwarire ziriya hene na ziriya nyama, umugeni tuzaba tumushakira ahandi. Ya mpyisi y'umukwe yari yaje gutahirira iravuga iti, nanjye iyo migambi nari nayigezeho ndora ziriya hene, ariko ndaceceka nanga ko munseka. Ninjye wari ubabaye, umugeni ndamuretse, muze tugarane maze tuze gusimbukira rimwe, ntihagire inyama y'ihene n'imwe dusiga. Impyisi nkuru irazibwira iti, inama niyo, nimuze dusubire mu nzu maze twicare neza, nimubona mpagurutse namwe muhaguruke. Nuko ziraza no mu nzu zitaricara iya mbere bishukuje ihene, zose zisimbukira rimwe, zihubuza izo hene n'inyama ziriruka. Inzobe nkwenene zirayiha, zibwira ya yindi yari yazigiriye inama ziti, turakwemeye rwose uri umunyabwenge, impyisi turazikize kandi nta mwana wacu zijyanye. Nguko uko amerwe y'impyisi yazibujije umugeni w'inzobe. Sijye wahera hahera bihehe.